Muraho turabamenyesha ko kubera ihuriro mpuzamahanga ry'abahamya ba Yehova rizabera muri Stade Amahoro kuva tariki 8 kugera tariki 10 Kanama umwaka 2025, imihanda ijya ndetse n'izenguruka stade izaba ikoreshwa cyane n'abitabiriye iyo nama mu masaha ya mu gitondo ndetse na nimugoroba. Turasaba abantu bakoresha iyo mihanda kwihanganira ubwiyongere bw'ibinyabiziga bushobora kugaragara muri ayo masaha. Abapolisi bazaba bahari kugira ngo babayobore. Ugize ikibazo wahamagara kuri izi nimero. Nongeye ngo ikaze rero gukurikira ibiganiro bya Garagara Gospel, by'umwihariko ibiganiro by'Iyobokamana bigufasha kumenya amakuru atandukanye mu Iyobokamana. Uyu munsi turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa Kanama cyangwa kwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Hari igikorwa gikomeye cyane giteganijwe n'ikoraniro ry'abahamya ba Yehova rigiye kuba ari mpuzamahanga ribera kuri Stade Amahoro. Ni ikoraniro ryagiye rivugwa mu bihe bitandukanye, ariko noneho ubu ngubu nk'uko umaze kubibona muri iyo video ibanje, ni uburyo polisi y'igihugu yari yapanze cyangwa se yari yavuze cyangwa se yagaragaje abantu bashobora kuba bakoresha umuhanda, by'umwihariko kari agace kegereye Stade Amahoro. Kuri wa 8 rero kugera ku itariki 10 Kanama, Stade Amahoro izakira ikoraniro mpuzamahanga ry'abahamya ba Yehova. Izaba ribaye ku nshuro ya mbere yaho mu Rwanda. Biteganyijwe ko rizitabira abarenga 40,000, harimo abarenga 3,000 bazaturuka mu bihugu bitandukanye nka delegasiyo zaturutse mu bihugu byatoranijwe bizaza kwitabira ndetse n'abayobozi babo. Igikorwa kivugabutumwa gishingiye ku myizerere ya Gikristo cyitezweho kongera ubusabane, gusangira inyigisho zishingiye kuri Bibiliya no guteza imbere ubukungu bw'igihugu, aho byitezwe ko hazinjira saga miliyoni 3.4 by'amafaranga y'Abanyamerika. Abahamya ba Yehova bavuga ngo ni bantu ki? Abahamya ba Yehova batangiye umurimo wabo mu kinyejana cya 19, aho batangiye muri Leta Zunze za Amerika agana mu mwaka wa 1870, batangijwe n'itsinda ryayobowe n'uwitwa Charles Taze Russell. Kuva icyo gihe ubu bamaze gukwira ku isi hose, bakorera mu bihugu birenga 240. Bivugwa ko mu Rwanda abahamya ba Yehova batangiye mu mwaka wa 1930, maze bazamuka buhoro buhoro binyuze mu ivugabutumwa rikorwa ku nzu n'inzu no ku giti cy'umuntu. Kugeza ubu mu Rwanda habarirwa abahamya ba Yehova barenga 30,000 bari mu mashami yitwa congregation agera kuri 600, bakorera mu turere twose tw'igihugu. Imiterere y'ikoraniro mpuzamahanga rero aba ari ikoraniro n'ubundi rikunze kuba mu bahamya ba Yehova kandi rigasohoka mu bitabo byabo. Ni ikoraniro ry'ingenzi cyane ku buryo buri gihugu cyose kirimo abahamya ba Yehova kiba cyumva kwakirira iri koraniro. Iry'ubu ngubu rero ryabereye mu Rwanda ni umwihariko, kandi ni umwihariko kuko u Rwanda nibwo ruryakiriye. Wakwibaza ngo ni ibiki biri kuri gahunda y'iri koraniro? Iri koraniro rizarangwa n'amashusho y'ubuzima bwa Yesu, inyigisho zizatangwa n'abigisha bakomeye ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese usenga uzi? Do you worship what you know? Ndetse n'igice cya 2 n'icya 3 cy'umukino muremure, ibyo bita drame, izavuga ubutumwa bwa Yesu cyangwa se kizaba kivuga ku butumwa bwa Yesu, the good news according to Jesus. Ikoraniro rizibanda ku kongera abayoboke imbaraga zo gukomeza ubudahemuka, urukundo ndetse no kwizera, no gusobanukirwa neza uko bakomeza kwiyegurira Imana mu buzima bwa buri munsi. Abahamya ba Yehova rero mu miterere y'idini ryabo rimwe na rimwe baba bigoye ko wakumva bavuga ngo uyu ni umuyobozi mukuru cyangwa bashyireho imyanya ijyanye n'uko amadini asanzwe yubatse, nk'ababishop, abapasteri, abarevera ndetse n'abandi. Abahamya ba Yehova ariko by'umwihariko mu Rwanda, ariko by'umwihariko nk'umuyobozi by'umwihariko mu Rwanda ni Habiyaremye Jean d'Amour, kandi hari ukora nk'umuvugizi cyangwa uhagarariye ubuyobozi mu buryo bunonoseye. Uwo akaba ari Migambi François Regis. We yagaragaje mu bitangazamakuru bishize, ubwo yavuganaga n'ibitangazamakuru bishize avuga ku bijyanye n'iri koraniro ko rizaba ari ikoraniro ryiza, uretse n'abahamya ba Yehova bazungukirwamo no guhura n'abandi bavandimwe babo, ariko n'igihugu kizungukiramo agera kuri 3.4 y'amadolari. Kandi nanone azaba ari uburyo runaka bashobora kuzungukamo abandi bashuti cyangwa inshuti z'u Rwanda zizasura ibintu nyaburanga. Ni amahirwe ku gihugu kwakira bene iyi gahunda. Ifite ingaruka nziza ku bukungu, ubusabane, umuco w'amahoro ndetse no guteza imbere abenegihugu binyuze mu gusabana n'abandi hirya no hino ku isi. Mu
mu butumwa butandukanye bw'abahamya ba Yehova barashishikariza buri wese kuba yakwitabira iri koraniro rizabera i Kigali ku itariki 8 kugeza ku itariki 10 ndetse akabonekamo byibura n'umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa byose byabishoboka iyo minsi yose akaba yaboneka kuko hazishigishirizwamo inyigisho nziza kandi zishobora gutuma abantu begera Yehova cyangwa se begera Imana kurushaho uko abahamya ba Yehova babivuga. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Ubwo rero wakwegera ikoraniro ry'abahamya ba Yehova rizabera hano i Kigali ku itariki 8, riratangira ku itariki 8 ndetse kugeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8 2025.